Muraho neza nshuti zacu hano kuri Danos TV, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro n'umugisha w'Imana. Mugiye kubana nanjye Salama Niyonsenga muri iki kiganiro cy'intsinzi mu buzima. Turaganira ku bintu by'ingenzi umuntu wese akwiriye kumenya kugira ngo atsinde mu buzima, ariko cyane cyane ku mabanga atatu udakwiye gusangiza abantu abo ari bo bose. Ibi ni ibanga rikomeye ku ntsinzi yawe, ku buzima bwawe bwite ndetse no ku mugambi wawe w'ahazaza. Hari igihe tugira abantu dutekereza ko ari inshuti zacu, ariko mu by'ukuri kwizerwa kwe bishobora kudashobora kugufasha kugera ku ntego zawe. Iyo uhisemo gusangiza umuntu amabanga akomeye ku buzima bwawe, ashobora guhura n'ingorane, gucibwa intege cyangwa guheranwa n'umubabaro w'uburiganya. Uyu munsi ndabereka amabanga atatu y'ingenzi ukwiye kwibikira ubwawe, ukayabika nk'aho ari umutungo ukomeye w'agaciro ufite, kandi ndagusangiza impano bigomba kunyuramo kandi ukabirinda, ntubihe uwo ari we wese udakwiye kubibona. Icyo cyo gutanga amabanga ku bandi bisobanura rero, mbere yo kwinjira mu mabanga atatu, reka tubanze twumve impamvu atari byiza kubwira umuntu wese ibanga ryawe. Kwizera si ibintu byose, si umuntu uwo ari we wese wo kwizerwa. Abantu benshi bavuga amabanga meza, amabanga yabo, amagambo meza, ariko ntabwo bose ari bo wo kwizerwa. Hari igihe umuntu ashobora gukoresha ibanga ryawe kugira ngo agire inyungu ye cyangwa gutere ibibazo. Kwizera umuntu si ibintu byoroheje, ni icyemezo gikomeye. Amabanga ni umutungo wawe. Uko umuntu abika amabanga ye ni nko kubika umutungo. Iyo ubitse neza, agaciro kawo kararindwa, ariko iyo ubibwiye umuntu utizewe, ashobora kubona ubutunzi bwawe bwangiritse cyangwa bukibwa. Kubika amabanga bituma ugira ubwenge n'ubushobozi. Iyo ubika amabanga yawe, uba wubaka ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo neza, kutavogerwa, kuba arinzwe kandi ukaguma ku murongo w'intsinzi yawe. Reka turebere hamwe amabanga atatu rero. Rimwe na rimwe guhererekanya amakuru bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe. Ahari amabanga atatu udakwiye gusangiza abandi. Ibanga rya mbere ni imigambi yawe y'ahazaza. Imigambi yawe n'inzozi zawe ni umutungo wawe w'ingenzi, ntugomba kuwusangiza umuntu uwo ari we wese. Impamvu rero utagomba kuwusangiza umuntu uwo ari we wese: iyo abantu benshi babizi, bashobora kuguhagarika, kukurengera cyangwa bakakurenganya cyangwa kukubuza amahirwe. Haravuga bati, ese koko ashobora kubigeraho? Cyangwa bakagushyiraho imbibi, bakavuga ngo ntabwo azarenga ahangaha. Ingero mu buzima rero: tekereza umuntu ufite umugambi wo gutangira umushinga w'ubucuruzi maze akajya abibwira buri wese. Bamwe bashobora kumukora bakamubuza kuba yabona amasoko, kuba hari aho yagera, kuba yabona amafaranga muri banki runaka kugira ngo abe yatangira bizinesi. Icyo gukora rero, bika umugambi wawe mu mutima wawe. Ureke gukorana n'abantu bake wizeye ngo ubahe ibyawe byose ubikubite hariya. Banza ugerageze ubone guhitamo abashobora kugushyigikira. Ibanga rya kabiri: intego zawe z'umutima. Intego ni byo wifuza kugeraho mu buzima bwawe, cyane cyane ibifite agaciro gakomeye. Ntugomba kubibwira abantu benshi. Impamvu rero: hari igihe abantu bashobora kugukorera nabi kubera ishyari cyangwa kuko wifuza kugera ku cyo wifuza kugeraho, bakavuga ati ntabwo azakigeraho. Intego zawe zishobora kubyara umujinya cyangwa kutubahirizwa n'abandi. Ingero rero: umuntu wifuza kuzamurwa mu kazi ashobora kubibwira mugenzi we bakorana. Hari igihe umuntu wese cyangwa umwe ashobora kumushyira mu kibazo kugira ngo ntabashe kuzamurwa mu kazi, kugira ngo abone umwanya we yamubwiye ko yifuza kugeramo. Nk'urugero, nkavuga ngo nshaka kugera muri uriya mwanya, nabibwira mugenzi wanjye akaba yankoresha ikosa cyangwa akaba yangambanira kugira ngo nawe abashe kugera muri uriya mwanya. Urumva ko atari byiza kuvuga amabanga yawe. Icyo wakora rero: banza ukore ibyiza, werekane ubushobozi bwawe mu bikorwa mbere yo gusangiza intego yawe abandi. Intego zacu zikomeye zigomba kurindwa no kubikwa mu mutima wacu. Ibanga rya gatatu rero: ubushobozi bwawe bwihariye n'impano zawe. Impano n'ubushobozi bwihariye ufite nibyo bituma udasanzwe, utandukanye n'abandi. Ntuzibwire umuntu wese. Impamvu rero: hari abashobora gukoresha ubushobozi bwawe nabi, bakaguhisha ibitekerezo cyangwa
bakabifata nk'aho atari ibyabo. Urugero rero, umuntu ashobora gukora ibintu by'ikoranabuhanga byihariye, ashobora kubibwira mugenzi we w'umucuruzi maze akabikoresha atabanje kumuha agaciro cyangwa ngo amwishyure. Icyo gukora rero, itondera abantu bagukikije. Impano zawe zibikwa mu mutima wawe, ureke ibikorwa byawe byerekane ibyo ushoboye mbere yo kubisangiza abandi. Kumenya ibi cyangwa aya mabanga atatu ntibihagije, ni ngombwa no kubimenya neza kugira ngo wubake intsinzi nyakuri mu buzima. Kwitondera bagenzi bawe, tugomba kwihutira kwizerana n'abantu bose. Hitamo abashobora kugushyigikira, bakaguha inama nziza kandi bakumva agaciro k'ibyo ukora. Kugira gahunda yo kwishyira hamwe n'icyo wifuza kugeraho. Intego yawe ni ngombwa, igomba kuba ifite gahunda isobanutse. Ibi bizatuma uhitamo neza abantu ugomba gusangiza ibanga ryawe. Kwigira ku bandi bageze ku ntsinzi. Abantu bageze ku ntsinzi bafite uburyo bwo kubika amabanga yabo. Kwiga no ku mikorere yabo bizagufasha kwirinda amakosa, kwirinda guhubuka. Banza utekereze mbere yo gusangiza umuntu amabanga yawe. Ese koko uyizeye? Uramwizeye uwo muntu ugiye kubibwira? Ibyo ugiye kuvuga kuko urabyizeye? Ese ufite ubushobozi bwo gukorera nawe neza? Iyo uhisemo kubika amabanga yawe, wubaka ubushobozi bwo gutsinda ibibazo. Nta muntu uzagutwara amahirwe yawe igihe uyabika neza. Kugira ubushobozi, umenya guhitamo igihe cyo gusangiza amabanga yawe kandi nawe uyasangiza. Kwiyubaka mu mutima, ubika umutungo wawe n'ibanga, bityo ukabasha kugera ku ntsinzi y'ubwenge. Dusoza rero inshuti zacu, hano ku ntsinzi kubaho gusa, ahubwo ni ugukora neza, kurinda ibyo ufite, ugahitamo amabanga yawe kuyabika. Iyo umuntu yirinda gusangiza abantu badakwiye kumenya ibye, aba ari mu nzira yo kugera ku nzozi ze. Uyu munsi ndabasabye ngo mwibuke ayo mabanga atatu. Imigambi yawe y'ahazaza, bika, ukore, ureke abantu bake wizeye ngo nzagera kuri ibi. Intego zawe z'umutima zigaragaze mu bikorwa, ubundi uhitemo abo zisangiza cyangwa ugomba kuzibwira. Impano n'ubushobozi bwawe